amuhari ko rwose abo mayo rwose nzi no kunyonga ubikora ute so ntabwo uzi kunyonga ugushira uyimuhaye uraryama ukagarama gusa nta no kuzuza ukabona ngo ujye umunyongera neza uburaya waraburetse se yaka ntabwo ndi indaya ndi umukiriya w'indaya ntabwo uri indaya uri umukiriya wazo ndi umukiriya wazo rwose hari igihe indaya niyicuruza ngewe ndi umukiriya uri kumva indaya ari wowe ugenda ugiye kuzigura ngewe ndi umukiriya kuko waba ufite botike mukaza guhaha kuri botike yawe ni umucuruzi ngewe ndi umukiriya njye ntabwo ndi indaya ndi umukiriya w'indaya umaze kugura indaya zingahe ugereranyije hari n'izo nibagiwe abapfakazi abakobwa abakecuru bamaze guhura nabo ni benshi hari abakecuru hari abakobwa hari abapfakazi ni benshi cyane ntabwo nabibuka amabusha udondesheje nk'umurongo barenga umupaka umurongo se bavuye i Kigali Nyabugogo yaka umeze none kumbura ngo bon appétit ngo meze bon appétit yaka umeze en tout cas vraiment merci beaucoup none se yaka none nk'ibi ni ibicyo mbereye yakagwara hano ntabwo uri ikigwari we yewe byarananiye njye mvuye mu rugendo tuba mu rugendo ntabwo twabuze ahantu hari ibiraha tugeze hano hari imbabura tugura ikigori cy'ijana ngo uri kumwe n'uyu yusi uyu ni mu ntoki ni umuturanyi tuvuye mu rugendo muvuye yaka muvuye tuvuye muri South Africa ubu butayu niho bubavanye nuba indege dusize i Kanombe tunyura hano mu butayu muri South Africa muntu uvuyeyo azanye ibigori izo ntabwo urabona amabaga dufite sizinguye mabuje kandi imagine ndabibona cyane rwose mumeze neza uri kumwe n'umuzungu ntabwo ari umuzungu ahubwo ni umuzungukazi avuga ikinyarwanda se ngo muvugishe mu kinyarwanda aragerageza ariko gake cyane gake yakunda gukoresha icyongereza français avec swahili wamunerete akamvugisha mu rurimi avuga can you speak with umunyamakuru uravugana n'umunyamakuru ushobora kuvugisha umunyamakuru umva ngo ntabwo ari ikinyarwanda ntabwo azi ikinyarwanda ngo kinyarwanda no ntabwo azi ikinyarwanda you speak Kinyarwanda no Kinyarwanda ngo no ngo tukavuga ngo no Kinyarwanda because we are coming from South Africa reka muvugisha mu Kinyarwanda kuko ni umunyarwanda byibuze uko biri kose arakibuka bite muzungu sawa meze neza kubera ndi kuna Kinyarwanda uzije urakivuga ngo ni sawa jeri ndakizi ntabwo ari ubizi ntabwo wari uzi ko avuga ikinyarwanda oya ni umwirabura ariko twahuriye muri Afurika y'Epfo so bari right now so I'm very happy so no se hano mu Rwanda ni ahantu haturangira abacuruzi ibiraha ni kuri uriya musozi niho muri bisange ku Gasange ibiraha izara hakurya kuri uriya musozi ibiraha turabyimona hari hakurya kuri umusozi thank you very much ese yaka kubera icyo ry'ibigori mu nzira kandi uri umustar uringaranyishira ku muhanda ndi kureba imbabara bari kotsa ukakigura ukagishyira mu ibaga ukajya kukirira mu rugo ntuze kurya n'icyaha
nica ndashonje nicwe n'inzara hano bari kotsa ibigori hano ku muhanda jamais de la vie n'ibiraha ahubwo aho nzabibona niyo mpamvu umusitari fata ibiraha ngo uravoka watera akavuga ku kiraha cyane kirimo agasenda ugera kuri kaburimbo n'igihe ujye kuri kaburimbo none se ni abantu ujya ubona baniye ku muhanda baniye ku muhanda none se kuriye ku muhanda no kurira ku muhanda wahitamo ujya ubikora se keretse ari nijoro nta muntu uri kundeba nanya muri kaburimbo rwose kaburimbo wayuzuza neza ndungutse mu ubwo se urumva atari umuco mubi ni umuco mubi ariko njya kugira ngo ninye unaniye hano mu muhanda uko badutoza kugira isuku ubwo umaze kunyura aho ngaho mu muhanda urihanagura ubigenza wikurura hasi akabuno ugakira hasi neza ukikuba ukambara ipantaro yawe ukigenda none se ujya kumbwira yuko nta hantu urabona nko muri karite baneye mu nzira kano ugatamu baba bagira umwanda ntabwo urabona umunyamwanda ahubwo abantu mumenye aho mubonye rwose bavandimwe mugerageze rwose ujye ushakisha tuwarete niba ubonye bwije ari nka saa saba z'ijoro cyangwa se saa sita z'ijoro ukarenya mu muhanda hagati jya wegera nko ku ruhande umwe ku ruhande ariko ntunye mu muhanda hagati kubera icyo bashishikariza se kwituma ku ruhande kandi hari amatuwarete aba yarabigenewe yo kwishyura uzi mabuja ninde wajya gukinguza iyo saa sita z'ijoro ngo aguhe urufunguzo rwa tuwarete uzi ko ubundi umuntu asigaye ugira wese akaba afite urufunguzo none se nakwiriye nzamenya aho ugeze oya niko bimeze aho kugira ngo ninye aho ugeze nzamenya aho ugeze rwose niyo gahunda ufite nta gipangu ufite niba mvuye mu kabari ukaba ugeze saa sita z'ijoro nkumva nshaka kwituma urumva ninde nzajya gukinguza saa sita z'ijoro ngo amuhe urufunguzo njye kuri wese nzaninya mu muhanda rero uwo ni umwanda yakana nzaninya ku ruhande rw'umuhanda ntabwo ari uba nzaninya mu muhanda hagati nkahariya ku ruhande muri za tuwarete wishyura ijana saa sita ujya wihuta ujya mu rugo iwanyu rero niyo utajya mu rugo ndi guhitwa nenda kwinyaho ngewe gusa niba ndi bugende wenda kilometero zingahe nzaninya ku ruhande rw'umuhanda hano ku rumene gato kibwe ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ngende inyama mu muhanda ahubwo ndi kubwira abantu baniye ku muhanda cyangwa se ukajya kunya hafi y'inzu y'umuntu ku rugo rw'umuntu mwagiye mugerageza kuko mukajya kuri tuwarete cyangwa se ukaninya muri amverope ukagura amverope ijana ukayinyamo narangiza ukayifunga neza ukayijugunya inyuma y'umuhanda nose nta bagore uzi banyara mu tudobo mu ibyo birumvikana barabikora ariko mu gitondo bakazimya hari umugore nzi yakuragamo umupira akawunyamo ari mu nzu yanze gusoma akanyama umupira mu gitondo akaba afite akajya guta muri tuwarete byose akabijugunya ariko n'umupira n'umupira ariko iyo uneye mu nzu cyane cyane abasizi urahakoropa ariko umunuko noneho ntabwo washyira mu nzu umunuko w'amabyi y'umusinzi ntabwo wajya apfa kurangira mu nzu abarinya mu nzu mukajya kujugunya umwanda hanze mu gitondo mutubabarire rwose mukosore ibyo bintu twageze muri 22 bisubireho nandi kubabwira njyewe yakamwe uyu muntu muvanye muri South Africa n'umuntu ki kuri wowe umuturanyi turabanaga hano nk'uko twahuriye South Africa South Africa mwakoreye ibiki twahuriye mu butembere nawe bamuzi cyari cyamujyanye ngo yakamwana mwahuye muti so twahuye ndi mu butembere nanjye ndi gusura kaminuza
twohereza muri Afurika mubwira ko nanjye ndi gutaha mu Rwanda baza mu ndege zikagira umutagisi asubira kugira ubuzima problem nuko twari dushonje niyo mpamvu usanga turi kurya akagori asubira ati no problem rwose nahise ko hari amakuru mfite ko mwabanaga muri hoteli muri hoteli oya twaburiye ku kibuga cy'indege rwose nibwo mugihura kandi ubwiye yuko mwahuye mbere ndi muri South Africa twavuye South Africa ku kibuga cy'indege niho twahurira tugerana ku kibuga cy'indege Kanombe karo kudanga gatoya ubu nibwo baturuke aho mwari muri gukorera muri lockdown ariko mwabana karo kudanga iyo umuntu avuye hanze akagukubita muri ka hoteli gato ariko yari afite icyumba kirangifite cyane ubuzima nabwo twahuriraga mu cyumba kimwe kumusezera kuko ndi umusozi ko twageze i Kigali uramwipakuriye se mugeze i Kigali twageze i Kigali ntabwo yagiye iwabo nanjye njye iwabo twe twahuriye muri Afurika y'Epfo tugeze i Kigali yagiye iwabo nanjye njye iwabo uburaya waraburetse se yakanga yewe ntabwo ndi indaya ndi umukiriya w'indaya ntabwo uri indaya uri umukiriya wazo ndi umukiriya wazo rwose hari igihe indaya ni iyicuruza njyewe ndi umukiriya uzi uko mva indaya ari wowe ugenda ugiye kuzigura njyewe ndi umukiriya kuko waba ufite botike umuntu akaza guhaha kuri botike yawe ni umucuruzi njyewe ndi umukiriya njye ntabwo ndi indaya ndi umukiriya w'indaya umaze kugura indaya zingahe ugereranyije hari n'izo nibagiwe abapfakazi abakobwa abakecuru baba bamaze guhura nabo ni benshi hari abakecuru hari abakobwa hari abapfakazi ni benshi cyane ntabwo nabibuka udondesheje nk'umurongo barenga umupaka umurongo se bavuye i Kigali Nyabugogo ku murongo bagera Kicukiro sante ko waba witondera ko baba ari bake wese niba wenda for example uriya agaturu k'igihugu nawe musamura agaturu k'igihugu nkongera nkaza nkiyongeza igihumbi ni igihumbi ntahariya nkiyongeza ubundi hari ukuntu urya ituru ya mbere ukumva ntabwo urugero ukongera ukiyongeza ese kuki ukunda kugura indaya za make ukunda kubimbwira indaya za make noneho ubwo nawe uruba make njye se waranguze njye mwamuha ariko rwose ntawe umayeho rwose nzi no kunyonga rwose ubikora ute wowe ntabwo uzi kunyonga ubwo shira wawe iyo umuhaye uraryama ukagarama gusa nta n'ukuzunguza ukabona ngo ujye umunyongera neza ntabyo nzi none se hari umuntu ugucumita n'ukunyaza ukunda uwuhe ntabyo nzi hari umukobwa wambwiye se ngo akunda umunyaza njye ntabyo nzi nyine none se kunyaza no gucumita uwo ukunda uwuhe nakubajije ngo kuki ukunda indaya za make ko yumva mfite nibwo bushobozi bufite antuka vrema abanyarwanda this is Gaiza TV, subscribe, comment and sharing yakora abantu banye ku muhanda rwose mbibarire iyo ngeso ntabwo ari nziza ugabanye kunya kuri kabiri anigeze cyo cyane ngasanga umuntu yani imbere y'umuntu so abantu banye ku muhanda rwose mbibarire mugabanye nakoze ukaburagiye utanze impanuro kugeza inaha rero uri kumwe na YAKAMWANA murimo mwirigoreze mwabuze ibiti
nari mbafatiranye yes ni Keicy TV nk'uko mwabibonye rero tukaba turi kuganira n'umusitari wanyu yakamwana ngo avuye mu South Africa yizaniye